Ku bakunzi bagasembuye, abakunzi b'inzoga, uyu mwanya ni uwacu. Wowe unywa ugashira inyota, wowe rwose unywa ikirahure kimwe cyangwa se musinzi muvandimwe, ndagushimiye kandi nishimiye kubana n'umuntu wese unywa agasembuye, kuko uyu mwanya ni uwacu, ni umwanya w'abantu basobanutse gusa, kuko tugiye kuganira ikintu kimwe gusa. Nyuma yaho uraza kumbwira nimba iki kiganiro kigufashije. Rero nk'uko ubyumva, nimba utanywa ku nzoga, nimba udasomaho, niba utari mu bavandimwe bacu, urahejwe kuri iyi videwo. Iyi videwo niyo umuntu unywa ikirahure kimwe cyangwa se bibiri cyangwa se unywa agashira inyota, umusinzi, umuvandimwe gusa. Ntagutindiye rero, reka nkubwire ikintu kimwe cyonyine. Ese waba wari uzi ko iyo inzoga zinjiye mu mubiri wawe, umubiri wanjye, umubiri ugira ngo ni uburozi bwinjiyemo? Rero nimba wanywaga ugashira inyota cyangwa wasomagaho, umenye ko ikirahure kimwe cyangwa bibiri, umwijima uhita ugira ngo ni uburozi wakiriye, ugashyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo usohore izo nzoga. Rero ubwo igihe cyo kugira ngo umubiri utakaze ibinure, ugabanye ibinure mu mubiri, ugabanye ibyo ugomba gusohora, ugishyira mu nzoga. Niyo mpamvu uzasanga abapapa bacu bamwe bagashira inyota, akenshi bakunda kuzana inda yazanye ibinure, yazanye ibicece, kubitakaza, kubigabanya bikaba bigoranye, kuko umubiri uhora ushyira imbaraga mu gusohora inzoga cyangwa se uburozi. Rero uri no kumenya ko iyo umuntu anywa cyane, umwijima ugeraho ukananirwa, umubyibuho ukagenda wiyongera. Niba rero intego yawe ari uguta ibiro cyangwa se ukaba wabona gerageza kugabanya ibiro bikanga, wakoze dayati ushoboye, ariko agasembuye gakomeza ugasomaho, umenye ko ari umwanzi wawe kugira ngo utakaze ibiro, ibinure cyangwa se ibiro nabyo nibyo. Rero amahitamo yawe ni wowe kwifatira umwanzuro. Niba ushaka kugabanya ibiro bikaba byaranze, ukaba warazanye yanda y'abapapa, y'ababosi, y'abapatro, umugabo mwiza, umusore mwiza, wazanye yanda y'ababosi, y'abapatro, ibicece aha hose, amenye ko inzoga nayo ibigiramo uruhare. Rero naho ubutaha n'ako kantu kamwe gusa nagira ngo nkurebe kareba abasinzi, abavandimwe, naho ubutaha. Bizu. Nibagiwe rero akantu kamwe kandi, niba utarakora subscribe, ukore subscribe, ubundi usangize undi muvandimwe wese usoma ku gasembuye ako kabanga. Naho ubutaha. Bye.